izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo waho wa 4. Ubwo nari umunyeshuri mu mashuri abanza mu mwaka wa 5, umwarimu mwiza w'umusaza witwa Sebushishi Fideli watwigishaga isomo ry'iyobokamana yaduteguriye ikizamini gitangaje. Mu gihe cyanjye iyo wageraga mu mwaka wa 5 nibwo wagiraga amasomo menshi, kuko nibwo twateguraga ibizamini bya leta, ku buryo udusomo nk'utwo duto duto tw'iyobokamana tutahabwaga agaciro, bityo no kudukorera ibizamini basabaga abarimu koroshya ibintu no gushaka umwanya utabangamira ayandi masomo. Uwo mwarimu yaduhaye ibibazo 4 ku manota 10, ariko ikibazo gitangaje ari nacyo cya 4 cyari kigizwe na A ndetse na B, kandi kikagira amanota 5. Icyo kibazo cyarabazaga kiti Imana ibahe, B ikagira iti ijuru se ryo ribahe. Nta gushidikanya ishuri twese tukimara gusoma ibibazo twararebanye turaseka. Nuko n'ikizamini gishoje twese tuganira ko umwarimu yadukinishije, kuko ntawe uyobewe aho Imana iba cyangwa se aho ijuru riba. Reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, wowe untega amatwi ndetse nawe uzayantega mu nyuma, ngushimira buryo ki udahwema gutega amatwi ibiganiro tugutegurira ku mateka n'imvano ku ndirimbo zihimbaza Imana. Uyu munsi twaguhitiyemo indirimbo ya 211 mu gitabo cy'Abaporotesitanti mu gushimisha, ikaba indirimbo ya 50 mu gitabo gikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, ndetse ikaba n'indirimbo ya 428 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo torero. Ikaze. Amateka y'indirimbo aratwerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i New Hampshire, mu mujyi wa Manchester. Ariko mbere ho gato cyangwa kanini ko twerekeza muri icyo gihugu, ndakwerekeza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ku musozi wa Ruyenzi ho mu gihugu cy'u Rwanda, aho dusanga amateka y'umukecuru udasanzwe, uwo twaha izina ry'umuntu ukwiye uyu munsi, ari nawe watumye tubategurira iki kiganiro nacyo kidasanzwe, tugira tuti aheza mu ijuru umukecuru wacu Elina watuvuyemo ku wa 16 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2023. Mu mezi 6 ashize nari nagize amahirwe adasanzwe yo kugirana ikiganiro cyimbitse n'uyu mukecuru. Ikiganiro cyamaze isaha n'iminota 45, ariko icyari kidasanzwe ndetse cyari kibaye ku nshuro ya mbere mu gihe twari tumaranye, nuko yashoje ikiganiro akandirimbira ndetse akanansengera. Wa wundi ati sinari nzi ko ari bwo bwa nyuma. Ubuhamya bwatanzwe mu minsi y'icyunamo, abantu b'ingeri zose, abana, abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza, abaturanyi, abo basenganye, abo barwaranye kwa muganga, babyiganiraga kuri mikoro ngo bamutangeho ubuhamya. Ibi byanyibukije igitekerezo cy'Iyopa mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo waho wa 36. Kandi Iyopa hari umugore umwigishwa witwaga Tabita, bisobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Uko ubuhamya bwakomezaga gutangwa, twamenyeshejwe ko nyir'ubwite ubwo yari ari mu ndembe kwa muganga, nubwo tubizi neza ko iyo umuntu ari mu bihe nka biriya aba akeneye amafaranga yo kwifashisha kuruta ikindi gihe cyose, we ntibyamukanze, yatanze 1/10 umupasitori wari uje kumusura, ndetse ngo kuko yabonaga ko ubuzima bwe buri kugenda bugera ku musozo, yasabye ikintu kidasanzwe. Agira ati nimba muri uyu mubiri ntimuzirirwe muntundagazaho indabo nyinshi kandi urusengero rw'Imana rudateguye. Ese waba uzi igisobanuro cy'uburabyo? Umuririmbyi umwe ayobowe n'Umwuka Wera yaragize ati iyo witegereje ukareba uburabyo wumva wakomeza kubwitegereza.
nubwo abantu benshi batagikunda ababo ariko bashimishwa no kuburora. Mu by'ukuri uburabyo ni bwiza, uburabyo burashimisha. Ntekereza ko uyu mukecuru icyo yashakaga kutubwira atari izi ndabo z'ibyatsi gusa, ahubwo ko yifuzaga ko n'imibereho yacu yabera abandi uburabyo bubahumurira neza. Ikindi cyihariye kuri uyu mukecuru ari nacyo cyaduteye gufata umwanzuro wo kubabwira amateka y'indirimbo ya 50, ni uko bivugwa ko nubwo uyu mukecuru yari arembejwe n'umubiri, azi neza ko uburwayi bwe butazakira ndetse ahumekera mu byuma by'abazungu, umuntu wese wamugezeho kwa muganga ndetse n'abagerageje kumurwaza yababwiraga ko biri bugende neza nta kibazo. Amagambo dukesha umunyamerika Bwana Sanford Fillmore Bennett wabayeho hagati y'umwaka w'1836 ndetse n'1898. Amagambo yashingiweho handikwa iyi ndirimbo ya 428 Sweet By and By. Igitabo Umugereka w'indirimbo z'Abadiventiste umunsi wa karindwi dukesha iyi nkuru kitubwira ko iri mu ndirimbo zitanafashe iminota 30 yandikwa ndetse inacurangwa uko tuyiririmba uyu munsi. Umunsi umwe Joseph Philbrick Webster wari inshuti magara na Sanford yasuye mugenzi we umwanditsi, umunyamuziki wari utangaje. Agerayo ameze nk'ufite ubwoba budasanzwe kandi agaragara nk'uwihebye ku buryo ibintu byose kuri we yabibonaga nk'ibyijimye. Uyu mucuti we avuga neza ko yari azi neza imyitwarire ya Joseph ku buryo kumenya ko ataguwe neza mu mutima byari bimworoheye cyane. Ati yinjiye mu biro byanjye maze antera umugongo kandi atavuga, maze nanjye ndamubaza nti ufite ikibazo ki? Nawe aransubiza ati byose biraza kumera neza. Ari naho havuye izina ry'indirimbo mu Cyongereza icyitwa Sweet By and By. Igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyahise kimuzamo uwo mwanya, yumva umucyo uramurasiye, abaza Joseph ati kuki tutaririmba, kuki tutahimba indirimbo? Maze Sanford yegera ameza, afata ikaramu, araterura ati hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizeye ko Data akitubonereza. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abanyahirwe, ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda. Nuko arakomeza ati tuzasingiza Data cyane ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo rwe n'umugisha yatwungukiye. Inyikirizo iragira iti aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ubwo yamaraga kwandika aya magambo yayahereje Joseph, maze n'umutima mwiza yirengagiza wa mubabaro n'intimba yendaga kumuturitsa umutima, yandika amanota y'umuziki turirimba uyu munsi. Maze mu mwanya muto haza bagenzi babo babiri, maze bayiririmbira hamwe bumva nta kwisa. Ngiyo imvano y'indirimbo turirimba turi benshi igihe twagize ibyago. Hejuru dutangira twatangije ibibazo umwarimu yabajije abanyeshuri ngo Imana ibahe, ijuru ribahe. Sinzi niba babashije gusubiza icyo kibazo, ariko nawe uzitegereze iyo dusenga tumanika amaboko mu kirere tukararama, ndetse akenshi dukunda gutanga Imana cyangwa se ijuru ho umugabo. Bivuze ngo ijuru bamwe barifata nk'ahantu nk'uko umuhimbyi yarigereranyije n'igihugu, abandi bakarigereranya n'ukuntu. Ariko nsoza mwarimu we yatubwiye ko Imana iba hose, bityo n'ijuru rikaba riba hose. Birumvikana ko nabonye 0, wowe sinzi ayo wakwiha. Joseph Nyirumwirongi yavutse kwa 18 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1819, apfa kwa 18 ukwezi kwa mbere mu 1875 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gushidikanya ko mu ijuru ari heza, ndetse Bibiliya yerura neza muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere,
Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo atahaba mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Nshoje iki kiganiro nkomeza imiryango y'ababuze ababo, ariko kandi nk'icyubahiro uwatumye ngira igitekerezo cyo kubagezaho aya mateka, Mama Kanshara Elina. Ngira nti Imana imuhe iruhuko ridashira. Gira amahoro.